Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye aho muri hirya no hino. Uyu munsi tugiye kuvuga ku makosa ababyeyi bakora abana bakiri bato, amakosa ajyanye n'amafaranga cyangwa se amakosa y'ubukungu muri rusange, noneho ayo makosa akazagira ingaruka ku bana bamaze gukura, ugasanga ni ibintu bimeze nk'uruhererekane cyangwa se ugasanga ni ikintu uhereje abana kandi kitari ngombwa. Uyu munsi rero reka tuvuge kuri ayo makosa dukwiriye kwirinda kugira ngo turusheho kuzamura ubukungu bwacu kandi tuzarage abana bacu ubukire, nubwo twebwe twaba tutari abakire cyane ariko abana bacu bakazagaragaza itandukaniro. Nshimira cyane wowe wamaze gukora subscribe, uri umuntu mwiza cyane kandi uri uw'agaciro. Hanyuma nawe utarayikora usaba kugira ngo ukandeho kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikosa rya mbere ababyeyi bakunda gukora ni ukugura cyangwa se gukoresha amafaranga mu buryo budafite gahunda. Ni byiza cyane ko urugo rugomba kugira ingengo y'imari rwateganije y'ibintu bizakoreshwa mu gihe cy'icyumweru cyangwa se mu gihe cy'ukwezi cyangwa se mu gihe runaka cy'amezi angahe cy'umwaka bitewe na gahunda mwihaye. Ni byiza ko iyo ngengo y'imari yubahirizwa, ikintu kitari kuri urwo rutonde kikagurwa ari ibintu byabanje kwigwaho. Naho iyo ugiye ukagura ikintu kitari muri gahunda, ni urugero rubi uba uri guha umwana rw'uko amafaranga akoreshwa uko yiboneye. Ni byiza rero kwereka umwana ko ibintu byose mukoresha mu rugo cyangwa se ibyo mugura byose ari ibintu byapangiwe, ukabikora abana bareba, abana bakamenya uwo muco w'uko ibintu mukoresha muba mwarabishyize muri gahunda. Ntabwo ari byiza kugura ikintu kitateganijwe, ntabwo ari byiza kubona ikintu kinyuzeho ugahita ukigura kandi nyamara atari ikintu cyari gikenewe cyangwa se atari n'ikintu kiri muri gahunda y'ibyo mwateganyije kugura, ugasanga urakiguze bitari muri gahunda mwihaye. Ni urugero rubi rwo kutagira gahunda y'amafaranga uba uri kwereka umwana. Ikintu cya kabiri cy'ikosa ababyeyi bakunda gukora ni ugutekereza nk'abaguzi aho kugira ngo batekereze nk'abashora imari cyangwa se nk'abagurisha. Muri iyi si kugira ngo umuntu atere imbere agere ku butunzi cyangwa se agere no ku mafaranga, ni uko hari ikintu aba yashoye cyangwa hari serivisi aba yahaye abandi bantu, hanyuma bakamwishyura akarushaho kugenda abona amafaranga. Ntabwo rero ari byiza ko mu rugo iyo habonetse amafaranga, tuvuge ni umushahara mubonye cyangwa se ni amafaranga aje aturutse ahantu hatandukanye, ni byiza ko ikintu cya mbere cyo gutekereza cyo kuvugwa mu rugo atari ukuyasipendinga cyangwa se atari ukuyatanga mugura cyangwa mwinezeza. Yego wenda nabyo mushobora kubigenera porosantaje yabyo cyangwa se uruhare runaka mukihaho make, ariko mbere na mbere mwashyize imbere kubanza kugira ikintu muyabyazamo umusaruro, hanyuma mukabona gukora bya bindi byo kwinezeza cyangwa bindi byo kugura ibintu bitandukanye. Ntabwo ari ibintu byiza kuba ubonye amafaranga ugahita wongera ukayatanga ugura yose nta na make wizigamiye kugira ngo uzagure ikintu cy'igihe kirekire cyangwa ikintu kirambye, cyangwa se ngo byibuze uhite uyashora mu kintu kizakungukira, ahubwo yose agashirira mu kuyaguramo ibintu. Iryo tegeko ntabwo ari itegeko rijyana
umuryango ku bukire, ahubwo ni ukwangiza umutungo cyangwa se no gukoresha nabi umutungo wanyu. Ni byiza rero kwereka umwana ko igihe cyose amafaranga abonetse, ikintu cya mbere kibanza gutekerezwaho ari icyo ngicyo cyo kuyashora kugira ngo azunguke menshi, niyunguka menshi mugure wenda ibyo mukeneye ariko mutahise mubikora ako kanya, cyangwa se muyabike kugira ngo mubikire ikintu cy'ingenzi kindi mwifuza kugeraho kizababyarira umusaruro. Urwo rugero narwo ni urugero rwiza mukwiriye guha abana, aho kubereka ko iyo amafaranga abonetse mugomba kugusimbukira mu kujya mu kuyatanga mugura cyangwa se mujya mu bintu bibanezeza bitandukanye. Ikosa rya gatatu ababyeyi bakora ni ugusubiza umwana nk'umuntu w'umukene cyane cyangwa se nk'umuntu wabuze uko agira. Urugero, umwana arakubwiye ati nkeneye iki n'iki, nkeneye kungurira iki n'iki, uramusubije uti nta bushobozi nakibonera, cyangwa se uramubwiye uti ibyo bintu busaba ubu wumva ubushobozi nabukura. Kugaragaza ko wamaze, icyo gisubizo kigaragaza ko wamaze kwiyakira ko nta bushobozi, cyereka umwana ko nta na effort cyangwa nta mbaraga uri no gushyiramo kugira ngo ushake igisubizo cy'icyo kibazo afite. Ahangaha rero ukururira umwana mu kubaho yihebye, nta cyizere yifitiye, kuko aba abonye ko iwabo nta bushobozi ndetse nta n'icyizere bafite cyo kuzabona icyo kintu, cyangwa se bigakururira umwana kuzagira ibikomere bizatuma ashaka uburyo yazakibona, ariko rimwe na rimwe akazakigeraho yarahuye n'ibindi bibazo bitandukanye by'imitekerereze. Hanyuma kandi ku rundi ruhande, umubyeyi nawe ufite noneho amafaranga menshi abwiye umwana ati ndakikugurira, ikintu cyose umwana asabye ndakikugurira. Ikintu cyose ntabwo ari byiza kukigurira umwana nubwo waba ubifitiye ubushobozi. Ntabwo uba uri kumwubakamo kuzaba umuntu uzi gukoresha amafaranga neza, cyangwa se kuzavamo umuntu ufite amafaranga menshi nubwo we waba uyafite, ahubwo ushobora gusanga uri mu kumukururira mu kuzabaho nta mafaranga afite mu gihe muzaba mutari kumwe. Ni byiza rero ko niba umwana akeneye ikintu, niba ubwo duhere kuri wa mubyeyi wa mbere udafite amafaranga, niba umwana akeneye ikintu udafite amafaranga, mubwire ko muri gukoresha uko mushoboye kugira ngo mukore muzakigure, mumuhe icyizere uti turimo turabikorera, turimo turabiteganyiriza kugira ngo tuzakigure mu gihe nyacyo. Ahangaha umwana yumvise ko muri kubikorera, umwana yumvise ko muri gusevinga cyangwa se kuzigamira icyo kintu kugira ngo muzakibone cyangwa se muzakigure. Kandi nawe ubwawe wihaye umukoro wo gushakisha uburyo icyo kintu cyazaboneka. Ntabwo ubwiye ubwenge bwawe, ntabwo ubwiye intekerezo zawe, ntabwo zihaye amahoro yo kumva ko ibintu byarangiye, ahubwo uhaye intekerezo umukoro wo kuvuga ngo kiriya kintu twabigenza gute kugira ngo tuzakigereho. Byiza rero ko udaca umwana intege umubwira ko ikintu kidashobora kuboneka, ahubwo mubwire ko gifite igihe kizabonekera, ko muri kubikorera ndetse ko gishobora kuzaboneka mu gihe runaka, cyangwa se ko muri kukisevingira kugira ngo cyangwa kukizigamira kugira ngo icyo kintu kizaboneke. Ibyo ngibyo byubaka umwana cyane kurusha kumubwira ko bitari mu bushobozi bwawe, ko agomba no kurekeraho kubitekereza. Kandi nawe ufite amafaranga ntabwo ari byiza guha umwana ikintu cyose, kuko ntabwo mu buzima ibintu bibonwa uko umuntu abishaka. Umuntu arabanza agakora akabikorera, umuntu arabanza akazigama akagera ku kintu. Ni byiza rero ko rimwe na rimwe igihe umwana akwatse ikintu ubona kitari muri bintu byangombwa, ubona ko kitari mu byihutirwa, umuha igihe runaka, umubwira uti ntabwo twagiteganyirije muri iki gihe, ariko mu gihe iki n'iki tuzakigura.
umubwire uti ntabwo kigufitiye akamaro muri iki gihe, ariko igihe runaka tuzakikugurira. Ibyo bizamufasha kumva ko ibintu bikorerwa, kumva ko ibintu bitekerezwaho mbere yo gukorwa, atari ibintu biza gutyo ngo umuntu abibone gutyo mu buryo bworoshye. Hanyuma irindi kosa rindi ababyeyi bakunda gukora mu byerekeranye amafaranga cyangwa se mu byerekeranye n'ubukungu ni ukubwira umwana ko agomba kwiga, akiga ashyizeho umwete, akiga amashuri menshi kugira ngo azabone akazi keza, hanyuma abone umutekano mu buzima bw'amafaranga, abeho atuje. Ahangaha rero naryo ni ikosa rikomeye ababyeyi babwira abana, kuko uba uhise umukururira mu kuzaba byanze bikunze umuntu ukorera abandi, umuntu ushingiye ku mushahara. Kandi turabizi neza ko umushahara mu by'ukuri ntabwo ari ikintu kijyana umuntu ku bukire, cyangwa se ntabwo umushahara ari ikintu wakwifuza ko umwana wawe azagumaho mu gihe wifuza ko azaba umuntu utunze amafaranga. Ahangaha rero ni byiza kubwira umwana kwiga ashyizeho umwete kugira ngo azabe uwutanga akazi, azabe uwufasha abandi kugera ku mafaranga, kuko we azaba yarageze ku rwego rwo gukorerwa n'amafaranga aho kuyakorera. Ni byiza gutoza umwana kuzakorerwa n'amafaranga aho kugira ngo amafaranga ayakorere yirirwe ayirukankaho, kurusha uko ahubwo yashaka ingamba cyangwa se strategy zimugeza mu gutuma abantu abaha akazi bakamukorera, noneho akabona amafaranga arushijeho kuba inshuro nyinshi ayo yari kuzabona akorera abandi. Ntukabwire umwana rero ngo umubwire ko ikishyizwe imbere ari ukugira ngo azabone akazi keza, ari ukugira ngo azakorere abandi, ahubwo jya umushyiramo igitekerezo cy'uko agomba kwiga no gukora kugira ngo azabe umuntu ufite amafaranga menshi, azagirira akamaro abandi bantu, kandi azagirira akamaro nawe bwite. Irindi kosa ababyeyi bakora ku byerekeranye n'amafaranga ni ukugira ubwiru ibintu by'amafaranga. Ni byiza ko ikiganiro cy'amafaranga kivugirwa hagati mu muryango, ibintu mukabivuga abana bumva, abana bakamenya ko amafaranga akorerwa, abana bakamenya ko amafaranga abikwa akazigamwa kugira ngo uzagere ku kintu. Ni byiza ko abana bamenya ko amafaranga bayashora kugira ngo azabyara andi menshi. Ibyo bintu byose by'amafaranga rimwe na rimwe mukabivuga abana bumva, bifasha abana gutangira gufunguka mu mutwe, gutangira gufunguka ku byerekeranye n'amafaranga n'uburyo akoreshwa n'uburyo asohorwa mu rugo, ku buryo nabo nibatangira kuba bakuru bigira hejuru bazamenya uko bazajya bitwara mu gihe bazaba bafite amafaranga yabo cyangwa bamaze kugera hejuru batangiye gukorera ayabo. Abana rero bereka amafaranga bayamenye, babwira ibyayo, bajyane mu maguriro, ubereke ukuntu ibicuruzwa bigurwa n'uko bigurishwa, kandi n'uba uri kumwe nabo mugiye mu maguriro cyangwa muri gutembera ahantu runaka, ntimukagende nk'abashaka kuba abaguzi, ahubwo mujye mugenda mureba ko namwe mwaba abashora imari, cyangwa mureba uburyo namwe mwakura igitekerezo ku byo mubonye, mukagira igitekerezo ku byo namwe mwatangiza byanyu bwite. Ni byiza rero ko abana bamenya iby'amafaranga hakiri kare, ku myaka rwose mito bakaba bazi amafaranga, bakaba bazi iby'ibanze, noneho uko bagenda bigira hejuru bakagenda noneho unayabaha, ukayabaha bakayagenga, bakayajera amafaranga make runaka, ugafata amafaranga make runaka ukayabaha, ukareba uburyo bayakoresha, bagatinyuka amafaranga, bakamenya uburyo akoreshwa, bakamenya uburyo yunguka.
ibi bintu bizabafasha baba abana bakuze bakangutse mu bwenge, baba abana bakuze bakangutse mu mikoreshereze y'amafaranga, noneho mu gihe bazaba bakuze bazamenya uko bayakoresha kugira ngo abyare andi menshi. Ndabashimira rero cyane mwese tubanye muri iki kiganiro, mbifuriza kugubwa neza aho muri hirya no hino, naho utaha.